Bwenge mushuti wanjye. Bite? Mushuti wawe? Ntuki? Ngende mushuti wawe? Si bwenge ko numva birakariye ahubwo nsuhuza. Musuhuza se ngensuzanya nawe umuntu usa nkawe. Ubwo ntuzongere kumva uvuga ati ngo mushuti wanjye ubuse muri no muhanda hagize uwumva ati ngo bwenge yasuzanye n'umuntu umeze nk'uko nguko nago tsireyingana nawe nago tsagira nawe urukumva ibyo ni ibintu bibiri. Ubwo rero ntuzongere kumbwira ati ngo bwenge mushuti wanjye bite biki. Aha bwenge ndumva birakariye mu gusa ngiye numvaga nta kibazo. Bundi savuga iki se kamukaraga yakanze nta kintu wavuga n'ubundi yisiga ntago byari kuvamo pe kuko nabonye nyine nta kigenda cyane. Asibwenge ufite ikihe kibazo ko numva wanyihaye haba iki byagenze wabona atari mense twari dutegereje mbere y'ikibazo mfite rero ngwaye umutima w'iryinyo ngwaye umuvuduko w'amaso nawe wamfashe iki se rero da Akubwenge urasetsa koko ahubwo se izo ndwara uvuze zibaho nyine ubwo se wazimenya kereka ari utubari ahantu habaye ikirori ahantu hari amafaranga y'icyuzi aho ngaho wahamenya ariko ugiye nk'usohokanye ntabwo nakurenza indubani. Induba akubwenge siko usuzugura wa cyana we umukobwa mwiza nkanjye w'ishurongore nkanjye induba nta soni induba nyese uzi ko ari induba heza nyine heza cyane ni ya yindi induba yo mu gishanga mbaye muko rero nge ntabwo uri mwiza pe ngende mwiza umukobwa w'ikizongereza nkanjye ngo ubuse ngo ngere wanjyana induba mbare mubwira muko nakubeshye nono uzi ko usa nk'inkende wakana ariko waruswe n'ubugambo koko urumva amagambo uvuga usiko rero atuma ureshya uko nguko ureshya wowe mani bana ndebe wambonye wakana urabona uzareshya nanjye ryari mbere wa mukobwa ni ryari umuntu ajya muri pariki yagiye kureba inyamaswa akavuga inyamaswa ashaka zose sazireba wacana urongera kwiba ukabigeza aho ngaho ndakujwigiriza ntabwo nzi muko uroha tworohe twese tworohe ceceka muko uroha wa mwana wigabanya ubugambo bwakurusa ahubwo se ari he muko na mukuru ufite papa nawe uhari yashiririye Sheri Sheri meze bitise ndakubona ako ngende kwihuta Sheri umuzirese umasigiye arana depoje oya shu none se wa depoje kandi warambwiye kutiza papa guma mwubonye umushitsi urajya Sheri ntishirakumwe kutiga sugira ngo ntago ari byo badepoza gusa umva rero Dewe hano depoje akazi uzingiye kuzaza nko oya Sheri urabizi kuko nari buze kugusura ubwo rero izo gahunda zose zihorere ibyo byo kudepoza nge nani ibyo narinze urajya hehe ko kubona naje hariya mukobwa ngo uje gusura papa uri kiwingu uri primunsi mbere wa mukobwa papa nagakunda abakobwa cyere kuri icupa ngo iki uvuze ngo iki papa bwe ibintu uyu mwana avuze nibyo akase Sheri urumva kumbije umwana ako Sheri nubwo utari kubise ngende kwihuta uzirega ngi mva rero ngiye kudepoza kwase urumva twara dusoko Sheri umude kwihuta nanakererwe dore amasaha yankize ahubwo reka nkwize kuri Sheri nta kibazo cyetse niba yaba uri mu rugo ariko ngende kandi kwihuta ahubwo se nasuragiye koko muko wari uje kureba sagiye mujyane vanga umva genda kwatinze wakana we ntushobotse nawe genda ikintu kigenda kizunguza bibuno wajya ngo bapfunyitsemo ibishashi by'amazi cyangwa ibipirizo basi wowe ugenda utabwiye n'umuntu urabona ko naje kukureba kobwa sari mukuye ko ari umuntu ugiye kureba koko ugiye kureba cyane babagore bawe ahubwo abagore banje abakora isingira nabaye ati kuberitse wowe gusa so ubizi ko nkwemera kizibazo wakinye ahubwo reka mbwize kure ase ntago akihangana abo banigereza mu rugo genda bizanu ngiye kureba akazi ndabiza akazi ndakabona kuko ngereka nkwereke akazi ngiye gukora ninge muntu usko guhera muri 72 njya ku kazi nari inkazi ariko ngiye ku kazi nakange na undi muntu baga sanako ariko rero kandi urumva nyine n'ibyadutunga rega ntusore ko tuteganya no kuzabana ariko ibaze utekereza ahantu navuye nteze nje kukureba kandi warubize none aka kanya urisubiriye rega Sheri nuko tabizi imigisha iratungurana nyine imigisha irantunguye ariko reka nkwereka mbonye akazi nasi byagushimisha ahubwo reka yewe ngubwire
igihe cyo kora ntabwo nyine nakubwira ngo uhite usubira mu rugo kuko nanjye ntabwo byanshimisha kuko waba ugiye nabi yenda ushobora kuba runaje nafite n'ikibazo kandi nanjye rega ndi umuntu ahubwo ukuntu nakubwira ahubwo wowe ugenda ugereze mu rugo hariho uri kumwe na Bwenge njye ntabwo nantinda wende mu rugo nuje ariko papa bwe uzi ko nkuyobewe ubu ngubu ugiye kujya mu kabari ngaho za kibingo za Primus unywe wirirwa ukorakora ku bukobwa bwaho ese ngewe ubona ntari umuntu ntafuha ine gufuha rega ni na kamere nyine cyangwa yenda wabona gufuha banabirya mu biryo ariko nyine ntawe ujya wihangana ntabwo ariko ngiye mu kabari ntakubwije ukuri gereka ngwize ukuri ndagasumba uko ndeshya ntabwo nkubeshya ntabwo mbeshya ikigaragaza ko utambeshya rero reka tujyane nibwo uri bube utambeshya nibwo menye yuko ibyo ugiyemo koko ari ibintu binyuze mu mucyo nta rwose none se ubwo turajyana gusabana akazi ko akazi bari gusaba abantu b'abahungu none se wowe uri umuhungu ariko nawe rwose ntabwo nakubesha gusa turajyana ko nta rwose ubu se urumva twajyana ahubwo wowe banza unyumva ariko reka isheri rega n'unyumva nibwo bigenda neza ahubwo uri ubundi gukererwa ninsanga abandi bakabahaye akazi ngenda nakabona ubwo ni wowe ubiteka hano n'ugiye kuntera umwaka uvuze ngo iki muri make ushatse kuvuga ko ngewe ntera umwaka ibyo niwo bivuze ngewe ntabwo mbivuze ngo ntabwo bivuze nesitekereza kuko pfa batabavuze bivuze ko ngewe amatwi yanjye atumva se ndabyumvishe kandi urabivuze rwose ntabwo rwose nta magambo mabi nakubwira sheri nawe urabizi ahubwo rwose reka sheri kamubwire kumvikana nta kindi kintu cyaba kiza nko kumvikana ngiye sibyo ngiye rero nukuri ndikukubwiza ngiye urabizi rwose kubesha yenda ndabeshya kuko kubesha nyine ni ingeso zanjye ariko zaragabanyutse ariko ngiye ukuri ngiye kukubwira kwanjye urumva ndagakire ndakabona amafaranga menshi rwose ngewe nakubeshye ngiye gusaba akazi ngewe urame iminota cokora nakubeshye iminota 15 sheri ngiye reka nkubwire nuramuka umbeshye si umwe mu minota 15 ngiye kugenda nicaye mu rugo akana kawe kadashobotse ngo ni Bwenge ariko iminota 15 nirangira utarazi ntabwo nyireza umva yene amahirwe masa ari rwose sheri umva ahubwo reka ubu ntakerewe ahubwo umva akwite rwose byawe reka umva iminota 15 reka na nihuta 15 izi umva vuba Babwe kumuna wagira ngo waguze imodoka yari amaguru bimeze bite mwa ntabwo biziwe muri karitsiye n'injye uremereye byagenze gute gusubwo yewe we nta muntu ugira umugore mwiza nkane ntabwo ari umugore mbega umwana naraye murota we uzi ko ibaze imana ye mbega umwana utangiye kunyibagiza imana ariyo narotaga we ariko nyine imana ntabwo mbega umwana usa amabuna afite ako papa bwe uri ikicu mwana uduruzi ngo umugore mwiza mwana umugore mwiza ngo wabyiwijwe n'iki ubu turetse kubeshya koko ubu ugize ko ufite umwana utafite nyina none urimo urazuzana n'ibyo bintu bindi by'abagore uyoboye yuko ari wowe musore wigize inakoreka wigize umuntu wirirwa utera inda muri uyu mudugudu darishari ryuzuye mu maso umbase ese nuko murakara wabivuga ngo nigize iki ariko ubwo wabonye amabuna we reka nkwereke ari umwana umbase nibwo tugiye guhura aka kanya ariko ukuntu ameze yewe ko mana mukweretse reka nkwibwize ukuri reka ngiye namukwereka ukanga iwanyu hose ukanga famiye uwo mwana mbega ukuntu atepega we umwana naraye ndota ndabona agafoto ke nkahita mwera iki cyana wagitomboye hemwa man ahubwo se wanshakiye man nanjye cyana nirwa morana bya domina na bya nyiramugwera nta mwana muzima njya ngwaho urumva wakunda nka bogari uri umeze nk'umuhe akureba ibogari Pegi chokora abene bogari ku munwa mungana wa mwana wanje keretse uri bogari ku munwa ariko reka nkwereke ko mbega umwana ndamureba nkatitira mbega ibishanyera zibirafasha se nkwereke zana ndebe ariko icyo cyane zana turebe buretse nkwereke urebe ako papa wagiye umbabarira koko uyu simbona ari wa mukobwa bita Yorode Queen w'umusitari wo mu Rwanda koko umva sibye twaye cyo kumusitari arakunda
reka nkubwize ukuri kanyara arankunda uzi ko uyu mukobwa uri kanyara ngike hi nkamusubiza hey nawe akavuga ngo how twakuni nanjye nkamusubiza kakongereza kanya gace nyine kameze ukuntu uzi ko none ari je nanga kumusubiza akanyoreza message nkabonera gutotomba amarira nkahita muhoza nimba uri seriye ganyereka ibintu mwandikirana kuri WhatsApp naye hose kusunye nakwa reka nkwere kwanza urebe none dore hano habaye hey how do you feel zukaribyo ayashayo no ifoto rega reba soma kano kana ko reba urukundo ni mudutima yashize hose uzo kuko karibyo papa bwo bigenjeje arankunda none agurika nkwereke kugira unabyumve neza unabihamye wa mungani nta record nta cyavuze ibyo cyo nicyo reka manze nkumvishe naka voice note yangize gutyo Nuko mbega munsuzugura rega ngende yaramye uretse bateke banza wumve nyumvisha aparatse sha utanga se sha horeka barakohereje papa bwe naragukunze umutima wanjye uragusariye n'umutekereje mba numva ntaskomeze mba numva umutima ugiye kumvamo naragukunze byatari ubyumvisha ute ndabafite umva rero agutaninza ako kintu cyambere nakwereka umva sha agureka ubwiza kure reka njya kureba nyashe we umva ahubwo se ariko ugiye kurya neza ukennye kira cyane uzagitera inda ugishyire mu bandi umbe senga utumye ngo ujyane ubibwire umudugudu wose mutazandogera n'umugore ndabizi muranaro ahubwo we isi papa zikugera ngera atamukurikiye namukurikiye ngiye kureba umuntu wamusajije birirwa bavugana umva tuhurira hano agatuma uwo muntu agatuma papa yoga yaramaze imyaka 3 atoga yogaga kuri Noheli gusa sha reka njye kumureba uwo muntu Halo Yego sheri kuri station none uriho zamuka gatarano ruguru tubona imodokari 3 araganda gakata kigitaka ngiye magazi niho magaze ni burka turi ni hafi reka suwe azamuke namureba kugira ngo nimureba tagira ngo ndikumugirira ubushagarira ahita mbona mu bindi bintu suwe ngiye kugira isoni we reka kuni mwana mwiza we Halo nawe wambaye umupira w'umweru nakubonye ndimo ndakureba yego ninjye wambaye umupira w'umweru ntago bibeshye sawa nange ndagutegereje pe sawa muraho yego yerede queen muraho neza mama nese nimwe twavuganaga yego n'ingero dokwini mwavuganaga nese niwe twavuganaga kuri Facebook none se iriya foto nabonyeho ya foto ni yande none se ni wowe ntabwo ari njyewe rega iriya ni sikapu cyapo nakoreshaga iyo ukunda umuntu ugerageza gushyiraho n'udutwiko